Reka tugusuhuze wowe inshuti yacu y'Urugwiro Online TV, twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye. Turi kuri Juru Park. Juru Park ni kwirebero, na ahantu hari ubusitani bwiza burimo akuka gahehereye, ahantu wasanga serivisi zitandukanye. Ufite ubukwe bafite parking ihagije, bafite amatente yagufasha gukora ibirori byawe neza. Nibyo, bafite amatente yakira abantu 800. Bakagira aho abageni bahagurukira naho bakorera imirimo yo gutwikurura. Ni ahantu hatuje rero, ni nko mu ijuru. Yego kabisa, yego. Ikindi ntago ari ibirori gusa, nawe n'umukunzi wasohokera. Icyo nabonye cyo uramutse uhaje kuhakorera imishinga yawe, ewana rwaserera z'i Kigali zose wazisiza hakurya iriya, ubushyuhe uba wabusize iriya. Ni ahantu heza cyane rero, kandi nawe wakoze kuba ariho wanzanye. Ubwo rero komeza. Aha, reka rero mwamwumvise yaje nta ntore irindira ko bayivunyisha. Reka da. Itayishakira. Ntabwo ari kuvuga ibyiza nabonye hano ngo ntegereze yuko usoza. Ntabwo byari gukunda rwose. Yego. Namubonye rero yitwa Viateur Rutagengwa. Tugwaye ikaze ku Rugwiro Online TV. Yego. Tujye kujya tubana mu biganiro bitandukanye bigaruka ku makuru cyane cyane hano mu karere. Yego. Tuyaganiraho dukora ubusesenguzi butandukanye. Twishimiye kujya tubana nawe Viateur. Okay, nibyo narabikwemereye. Kandi nawe warakoze kumpitamo, ngira ngo wahisemo neza, kandi abazakurikirana Urugwiro Online TV nizere yuko nta rungu nta rujijo mu byo tuvuga, kandi bazasobanukirwa buri kimwe cyose, kuko iwanjye nta bikabyo bihaba. Yego. Ni byiza cyane, bizera ko bagiye kujya banyurwa. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku bimaze iminsi bivugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi. By'umwihariko ni ahantu bamaze igihe. Ubwo wenda no kugira ngo abantu bamenye, bajye baganira n'umuntu bazi. Rutagengwa Viateur, ndi umugabo w'imyaka hafi 50, mfite 49. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka utaha ndaba nujuje imyaka 50. Nkaba nubatse, mfite umugore n'umwana umwe w'umusore w'ikinege, reka mbivuge gutyo, kubera yuko mu miryango yacu hajya havuka ibinege. Noneho rero ninjiye mu ngabo za RPA muri 1993. Noneho nsezererwa muri 2003 mu kwezi kwa 12. Nari nkwije imyaka 10. Uroye ukwezi ninjiriyemo ni nako natahiye mu kwezi kwa 12. Imyaka 10 rero nari nyikwije. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu hakurikiyeho n'izindi ntambara, cyane cyane yiswi y'abacengezi. Noneho hakurikiraho n'intambara ya Operation Kitona, ari nayo isa naho yazanye amahoro arambye ya kino gihugu. Noneho rero mu biganiro byanjye njya nkunda gutanga n'ingero, kuko intambara zose zirasa. Urabona muri Kongo iyi ntambara barimo y'umutwe wa M23 ni intambara ya 5 muri kiriya gihugu. Mu ntambara ya 5 rero nshobora kuba nararwanyemo imwe ya rurangiza ya Operation Kitona yo muri 1998. Ya indi abantu twagiyemo twisanga no mu gihugu cya Angola. Ubwo wenda hari igihe tuzafata umwanya iyo Operation Kitona duse naho tuyicamo muri make. Ariko noneho uyu munsi reka tuze kubisa n'ibigezweho ubu ngubu ibivugwa muri no minsi. Urakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Nongereho mbabarire ndi kugenda ngaruka inyuma. Maze igihe mu itangazamakuru. Ninjiye mu itangazamakuru muri 2005. Mpereye mu binyamakuru byandikaga Presse Écrite, nahereye mu kinyamakuru Rumuri, nyuma yaho njya mu kinyamakuru Rushyashya, nayikozemo igihe gito, mvamo njya kuri Radio Flash. Radio Flash nayitangiyemo muri 2007, nyivamo 2017. Ariko hari n'izindi nagiye nkoraho nyinshi cyane. Ubu ngubu nkaba ndi muri radio yitwa Umwezi ikorera hano Nyamirambo, ndetse no kuri televiziyo yitwa BTN TV. Ubwo no kugira ngo abantu bumve yuko nibijyanye n'itangazamakuru nabyo ntabwo ndi umwana.
mu burambe ndabizi Yego. nacyo nari buze kukigarukaho Yego. kuko ndakuzi ko twabanye kuri flash yego wahaje n'impavu yego ariko nanjye namaze imyaka igera muri 3 yego uyu munsi rero tukwakiriye ku Rugwiro Online TV kugira ngo tuganire yego Kongo na hantu wabaye nkuko tubwiye ko warwanye muri iyo ntambara ya Operation Kitona siyo nifuza ko tugarukaho tuzategurira umwanya wacu yego uyu munsi ndifuza ko tugaruka ku bimaze imisi bivugwa muri Kongo aho umutwe wa M23 wafashe intwaro ukarwanya leta ya Kongo ndetse n'ibindi byagiye birishamikiraho yego uyu munsi nifuza ko duhera wowe nk'umuntu wabaye hariya muri Kongo cyambere nifuza kukubaza AFC M23 ubu yamaze gufata umujyi wa Goma amazemo amezi agera muri 4 kuko yawufashe mu mpera zo kwa mbere mu mpera zo kwa gatanu uyu munsi yacyarwana muri Uvira yuko yo ntirayifata nk'umuntu wabaye hariya ukurikije igihe byayifashe gufata Goma n'igihe biri kwifata gufata Uvira kuki Uvira itari kwifata vuba kubera iki kandi ntekereza ko Goma ariyo yari ikomeye kurenza Uvira uko nge mbitekereza cyane ntago wibeshye Goma buriya twayitegereje imyaka hafi 3 kuva batangira intambara bahereye mu Nagana baturutse Uganda bafata za Nyiragongo ibice byinshi byikikije abantu bibaza ngo ese ko bayifashe muri 2013 bagakubitwa bakayivamo ubu bahirahira bayijyamo twayitegereje rero igihe kinini kubera yuko iriya Goma yari ikiguri nyita ikiguri yari ikiguri cy'ingabo kuko hariya muri Goma niho perezida wa Kongo Tshisekedi yashyize imbaraga nyinshi buriya iriya Goma yayitakajeho miliyari 4 z'amadolari amafaranga menshi cyane iriya Goma je najyaga mvuga ngo harimo byibura ingabo 200,000 ariko nyuma yaho imibare General Kabarebe yaje gutangaza mu nteko ishinga amategeko hariya narabaze nsanga ntaribeye harimo FRDC 100,000 harimo Wazalendo 50,000 harimo abarundi 19,000 amabatayo 19 buri batayo igizwe n'abantu 800 harimo SADC Malawi South Africa na Tanzania 8,800 harimo FDLR 1,000 bigeze muri 2,500 hakabamo n'ababacanshuro aha abo ngabo kugeza umubare wabo ntabwo twawumenye abacanshuro muri Romania ndetse n'Ubufaransa twari tuzi yuko ari Romania gusa kumbe harimo n'Abafaransa noneho rero sasa hari ikiguri cy'ingabo bavuga bati byanze bikunze Goma ntabwo igomba kuvamo ariko noneho M23 twategereje igihe kinini biza kugeraho isa naho umujyi ugose iwunize mu biganiro twakoze mbere yuko ufatwa twaravuga ngo Goma iranize hasigaje kuyijwigiriza rero no gufata umujyi wa Goma uburyo wavuyemo twarabikurikiranye noneho reka nkomeze tujye Bukavu habanje gufatwa ikibuga cy'indege cya Kavumu noneho umujyi wa Bukavu biragenda na burya byarakurikiranye noneho rero sasa Bukavu irafashwe na Goma irafashwe ibyagiye bikurikiraho ni ibintu byinshi cyane buriya M23 yahuye n'ibibazo byinshi cyane na n'ubungu bigihanganye na za operation noneho sasa uri kuvuga Uvira okay ibya SADC n'itaha ryayo wenda uri bubigarukeho reka ngere Uvira kugeza ubu ngubu ifitwe n'abarundi na Wazalendo kuko FRDC basa naho bahari badahari kuko Wazalendo babambuye intwaro Wazalendo twibuke yuko ni umutwe w'abasivile perezida Tshisekedi yashyizeho ari naryo kosa rikomeye yakoze gushyiraho umutwe w'abasivile ukabaha intwaro utabasha gukontorora noneho sasa Wazalendo ngiye gushyiramo bihwanye imbonerakure intera hamwe Wazalendo niba hajyamo bihwanye ebyiri ntago mbizi
kubera ko ari imitwe myinshi yego yego ari ibiri washyiramo egare ni egare ya kabiri rero sinzi aho ndi buyihagike ariko birahwanye ni bimwe cyane ko no muri Wazalendo twagiye tubona ko hari abantu bo muri FDLR bagiye bayivamo bagatahuka bakaza n'imutobo bakavuga bati twari muri Wazalendo kandi Wazalendo n'umutwe washyizweho na Kisekedi niwe mu Wazalendo mukuru kuko ajya kuwushyiraho awuronshinga awutangaza ku mugaragaro uwo yawushinje w'umujenerali yamufataga ku rutugu amukomanga ati mimi nije mu Wazalendo mukuru yarabyivugiye yego ibyo ukora byose umenye yuko ari mu Wazalendo mukuru kuko n'umugaba w'ingabo w'ikirenga niwe mugaba w'ingabo wa Wazalendo rero noneho rero sasa abo Wazalendo impamvu bambuye FRDC intwaro nizi ni nuko babona FRDC yamaze gutsindwa kandi yamaze gucikamo ibice nta mbaraga ifite ntazo cyane ko Kisekedi nawe ubwe yivugira ko mu ngabo ze za FRDC harimo n'abagambanyi kandi burya iyo ujya gutabaza nuko ubona yuko ntacyo ushoboye nuko ubona niba wenda ufite umurinzi ibisambo bikamutera bikamuzirika wowe bikaba ngombwa yuko nyiri urugo usohoka ukivugiriza induru ugatabaza nuko umurinzi wawe yaba yanizwe hariya ntacyo ashoboye atakibasha no kuvuga nguko rero bageze hariya Wazalendo baravuga bataha kugeza ubu rero mwebwe FRDC ni mwigireyo ntacyo mushoboye twebwe tugomba kwirwanira mu Wazalendo hariya yariyamurisha agafata ingabo ze ngo ni Colonel Kazungu Sijuyi biyita amazina menshi akavuga ati jewe ndagiye ngiye gufata Bukavu nta nuri budutangire ndetse na Kisekedi ntari budutangire ahubwo ibyarimo byo gushaka kumvikana nayo 23 n'ubugambanyi niba ngombwa natwe tuzamwihinduka yaradushoye none atangiye kuduhinduka yego FRDC niyumvikana nayo 23 twebwe tuzasigara hehe none nguko uko rero FRDC Wazalendo bambuye intwaro FRDC mu minsi ishize barwanaga turacyari Uvira uko kuba Wazalendo ihindukiranye igisirikare cy'igihugu cyakoze training gihembwa amafaranga ikacambura imbunda ibikoresho bisobanuye iki na FRDC babigeze mu ruhare mu minsi ishize aba FRDC perezida yabemereye motivation amafaranga avuga yuko agiye kubashyira ku madolari 500 avuga yuko n'imiryango yabo agiye kujya ayifasha aho basigaye amafaranga yaje kuza arabahemba amezi 2 abahembye amezi 2 ba FRDC bati twebwe kuba dufite ifaranga ubi byo kurwana ntabyo turimo akajya bahamagara mu Wazalendo ati wowe fata amadolari 20 aho nari gukora uburinzi genda ubunkorera aho nari kujya kurwana genda unwanire nabo bahinduka aba boss bigeze aho rero Wazalendo babambura imbunda bose habayeho imirwano nk'inshuro 3 hagati ya FRDC na Wazalendo bigeraho Wazalendo babambura imbunda ubu nibo bafite umujyi wa Uvira hamwe n'abarundi noneho rero uti kuki batari bawufata ugashaka kuvuga yuko abarundi bafashe umutsina yego abarundi niho hantu basigaranye kugeza ubu ngubu amasezerano ya Kisekedi na Perezida Neva cyane ko ajya no kumuha ingabo wubwe buriya Perezida Kisekedi yihereye Perezida w'u Burundi miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo umuhaye umusada reka nguha amafaranga yarayamuhaye ariko noneho mu minsi yashize Kongo yaririmo abarundi ibirarane by'amezi 6 ku buryo na Perezida w'u Burundi yagiye Kinshasa kwishyuza Perezida Kisekedi aramubwira turambaza iki uhereye Rubaya niho hantu hari kuva amafaranga yo kuguhemba n'ingabo zawe none barahakwambuye urambaza iki bukeye Perezida Neva bamubajije batese ko wagiye gutanga umusada none ukabutsindwa ati mwibimbaza mujye kubibaza abona haye umusada jewe ndi umugenzi ntaje nzanye umusada mu byo kumbaza ngo ibisagara biri gufatwa mugende mu bibazo abona agiye guha umusada noneho rero sasa kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi niho hantu ikiraka cyazo kiri kandi noneho Uvira ihana imbibi na Bujumbura Perezida w'u Burundi n'abandi bategetsi bafite ubwoba yuko M23 ishobora gukubita ikaba yanagera i Bujumbura kandi noneho Uvira ni namoke narashwe abarundi ntibivanemo byanze bikunze ntihazabura amabomba atawanyika kagwa ni Bujumbura
kandi mpamya yuko bo nta n'uburinzi bafite, nta n'ubwirinzi bafite. Neva yashyize igihugu cye mu kaga cyane cyane. Ubu noneho ikigezweho ubu ngubu ikivuga ku munsi w'ejo nuko yafunze umupaka wambuka ujya Uvira, ariko noneho wumva ukuntu abantu bacurikiranye ibintu. Aravuga ngo afunze umupaka ku bantu bava muri Kongo, ayanga ko abasirikare be bahunga bagaruka mu Burundi, kuko hari babiri baherutse gutawanyika cyangwa se kutizatinga baturugamba, bageze mu Burundi bahita babica babajugunya mu mugezi kugira ngo batajya gutanga amakuru mu bandi basirikare. Ariko noneho yibagirwa ko nubwo afunze umupaka kubinjira, abarundi bazajyayo ubwo nabo ntabwo bemerewe gusohoka, ntabwo bemerewe kugarukayo. Noneho rero uko gufata umutsina kw'abarundi, abarundi bakubitanywe na biriya bihugu byose twavuze, ubu nibo bahasigaye bonyine, niho ikiraka kiri. Barunze ingabo ku mupaka nyinshi cyane. Mu minsi ishize za Kanyabayonga, abarundi bateye M23 irabahondagura, ibahondaguye abari i Burundi neza bohereza amabombe mu rwego rwo gukavaringa bagenzi babo kugira ngo barebe ko bahikura. Aho ngaho rero M23 ubwo itangiye kugira umupaka ihana n'u Burundi, umenye yuko ubwo ngubwo nukureba na ingwe byanze bikunze cyane ko hari abandi M23 ifite yazirikiye hari igoma na n'ubu nabigifite. Noneho rero sasa ntabwo umujyi wa Goma, ntabwo umujyi wa Uvira wananiranye, ahubwo wanasubiri imipango. Hari uwo numvise ejo bundi avuga ati tunasubiri order ya Fande Makenga, wanasubiri order. Noneho rero sasa ku munsi w'ejo Dr. Barinda umuvugizi wa yego reka ibintu yatangaje narabyanditse, ni Dr. Oscar Barinda. Urabona yuko ubimbajije utaruzi yuko nanabikurikiranye ku munsi w'ejo, wagira ngo Roho Mutagatifu yankoreyemo. Noneho rero sasa yavuze ngo gufata umujyi wa Uvira turabyiteguye. Umunyamakuru aramubaza ati ese ni ryari? Aramubwira ati inkoni hira igihe, niko yamushubije. Goma twayitegereje imyaka hafi 3. Ubwo na Uvira ariko yo ntabwo izageza muri iyo myaka kuko ni vuba, ariko inkoni hera igihe. Nubwo utari Oscar, yego iyo nkoni zahira igihe iyo vuba ni ryari? ubundi nari nabihaye icyumweru, numvaga ntabwo Uvira yakaba yararengeje ku munsi w'ejo wa gatatu. Ubwo ntihaba ari uko M23 wenda ubu imaze gucika intege, hari ugucika intege mu buryo bubiri ntabwo. Hari kuba yaratakaje abasirikare benshi, kuko ntabwo twavuga ko yarwanye bo. Oya nayo irapfusha. Oya impande zo ibyo tujya tubipfa n'abantu bakavuga ngo ikibazo cyawe uragikomeza humura, bakavuga ngo ko tuvuga ngo M23 iratsinda, ngo FARDC barapfusha, ngo South Africa barapfuye, ibiki n'ibiki, ngo ko tutavuga ko M23 ipfusha. Irapfusha nibyo, kuko ntabwo yagera hari itarapfusha, ntabwo bibaho. Biragoye ku rugamba kuko ntabwo baba barasama. Niyo yaba ari section imwe yateye cyangwa se ari section imwe iguye mu ambush, ntabwo bakoze mu mabuye ku buryo bo batapfusha, barapfushije. Ni nayo mpamvu mvuga yuko kugeza ubu ngubu kugira ngo irekure ibice yafashe ntabwo bishoboka mu rwego rwo guha icyubahiro abasirikare yapfushije. Noneho rero sasa impamvu abaye 23 tutabamenye nuko yo ya advancinga. Umwanzi iyo akweretse ibitugu cyangwa se akakwereka mu bworo bw'ikirenge nk'uko tubivuga mu gisirikare, aho ngaho nibwo ufata barushye, nibwo uca hejuru y'abapfuye, nibwo ufata abarashwe ukabasha kugira imibare ugaragaza. Noneho sasa aho ngaho ntabwo umwanzi wowe azagaragaza ibyawe. Niyo mpamvu twebwe tutamenya abo M23 ipfusha ariko barapfa. Nta rugamba rusiga ubusa, ntabwo bibaho, kuko bo niba ari mayiti cyangwa se imirambo ibigira uburyo ibimanaginga ntihagire ubimenya. Niyo mpamvu rero twebwe kumenya gutangaza ibyo M23 ibyo yatakaje ntabwo byatworohera, kuko niyo ya advancing. Nk'ubu bayikubise bakayikura Bukavu bakayikinagirana wenda bakayigeza hafi mu marembo ya Goma, hari ibyagaragara, uwo bahanganye nawe yagira ibyagaragaza. Noneho rero sasa
hari ikibazo cyari gishingiye ku ki? cyari ukuvuga ngo njye mbibonamo gucika intege kwabo mu buryo bubiri. hari ukuba baratakaje abasirikare, umubare wabo ukaba waragabanutse, hakaba no kuba wenda ibikoresho biri kugenda bibashirana. Ikibazo cy'ibikoresho kireke, ahubwo ubu nibwo babibonye kurushaho. Icyo cyo kireke, iyo babishaka n'ibi biri guca mu Rwanda ntaho byari kujya. Iki cy'ibikoresho cyo kireke. Noneho sasa hari no ni nkaho wakabajije utese niba barapfushije ubu ngubu bakaba bamaze gufata ahantu hanini, aho ntibaba barabuze ingabo zijya kwataka Goma, Bukavu na Uvira. Okay, mpamya yuko ubundi yishyizeho agahenge, kandi kugeza ubu ngubu M23 niyo yatangaje agahenge, niyo igashyiraho, ahubwo Wazalendo bakaza kwishotora. N'ubushize abarundi bari bahanganye na Wazalendo ishaka kuza gutera M23 mu bice ifite, abarundi bakavuga bati mwabiginga mwe mwaretse gushotora M23, kwiyishotowe ari bwirasa, mureke kuyishotora mutadukwegera ikadufata na Uvira, kuko henshi yagiye ishotorwa. Noneho rero sasa M23 niyo yatangaje agahenge, niyo yashyizeho agahenge, niyo yahagaritse imirwano. Noneho iyo uhagaritse imirwano ubugamije iki? Kuvura abasirikare bakomeretse, kuvana kuri training wing abashoje amahugurwa amasomo, gushaka ibikoresho, kwanika izo mbunda za morutier n'amacagi n'utuntu bazishyiraho dutuma zirasa, mbega ukiyorganiza bien. Kandi buryo umusirikare warashwe gake mu minsi 5 aba yakize. Training wing kugeza ubu ngubu uhereye igihe Goma yafatiwe, abagiye kuri training wing bamaze y'amezi 4 ubu bamaze gutyara, ubu bamaze kuba abasirikare. Kandi iyo urwana training ugira ubupfusha n'abasigara. Ibyo rero niyo mpamvu, kandi ejo bundi babitweretse ku mugaragaro muri operation iri kubera Goma, batweretse ibintu bitatu: abafatwa Wazalendo, FDLR n'abandi bicanyi basanzwe, batwereka n'abari gushyirwa mu gisirikare, batweretse amakamyo 2. Noneho sasa bakatubwira bati iyi ni echantillon, ni ryo jambo bakoreshaga, iyi ni echantillon, tuberetse bike, hari byinshi. Niba tuberetse amakamyo 2 y'abantu bagiye kuri training wing, hari benshi, hari n'abenda gupasinga n'abapasinze, niyo ngiyo za Minembwe hose pass out twarayibonye. Noneho rero ubwo Uvira kubitaratakwa ni ibyo byose birimo byo kwitegura, kubanza gushaka ingabo, gutonganya buri kimwe cyose. Ariko umwanya wari wose giye Uvira nari nyiteze muri iki cyumweru, iramutse irengeje icyo tugiye gutangira M23 yabintenguye. Kuki uvuga ngo yabigutengushye? Nabayo uri mu M23. Impamvu navuga yuko yabintengushye, urabona iyi ntambara hafi ya twese twayerekejeho umutima. Hari no wambwiye aterega impamvu duhora dutegereje intambara ngo bigezehe tubaza ngo bigezehe, n'ubwoba, kuko iyi ntambara mubo yarayibangamiye u Rwanda rurimo. Uzi neza yuko bariya bose twavuze ziriya takataka zose, ya objective yari yo kurasa M23 bakayimara, barangiza bakaza mu Rwanda. Niwo mugambi, niko kuntu bari babeshye Kitsekedi. Noneho urambaje rutese baba bagutengushye mu buhe buryo? Nukubera yuko kugeza ubu ngubu amakuru tubona na ya M23, ayo ku ruhande rwa Kongo ntabwo ntayo twabona. Abavuga ngo tujye turabalansinga dute? Mu minsi ishize muri cabinet yo muri leta bavuze yuko nta muntu wo ku ruhande rwa leta wemerewe gutanga amakuru y'ibibera ku rugamba. Icyo gihe bashyiraga bamwe mu banyamakuru hano mu majwi bati kanaka ntituzabone mwamuhaye amakuru na kanaka. Noneho rero sasa M23 kugeza ubu ngubu impamvu jewe uretse no kuba umufana wayo nshatse nakwita umuhuriga, nuko jewe njya mvuga yuko nk'u Rwanda dufitanye isano mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni abanyarwanda bakatiweho imipaka, bisanga bari muri Kongo nubwo igihugu cyabo kitabemera, kibatwerera u Rwanda buri gihe. Isano ya kabiri nuko bari abantu bo muri M23
abenshi baje kujoyininga RPA, baje mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho bakaza gutaha nk'abanyekongo, kuko buriya twari dufite abanyekongo, dufite abagande, intambara yo kubohora igihugu ishoje, abo bose bashubijwe iwabo. Uretse ko burya abagande bo bigumiye mu Rwanda, nibo bano bafite amabiro de change, nibo bariya b'amagaraje. Noneho rero sasa isano ya gatatu, hari abanyekongo bene wabo, imiryango yabo bari hano mu Rwanda mu nkambi zitandukanye. Noneho rero indi sano dufitanye nabo mu ntambara twagiye turwana hariya muri Kongo, inyinshi zari zo kubatabara nk'abantu bariho bahigwa bicwa. Ngiyi sano rero iduhuza nawo. Noneho giye bya n'umwihariko nk'umuntu wabaye mu ngabo, wakoranye nabo, warwananye nabo, twasangiye, niyo mpamvu mbiyegereza cyane, nkaba mvuga yuko sindi umufana ahubwo ndumuhuriga, kuko Viateur ntabwo nzajya kubaransinga ngo mvuge n'amakuru ya FDLR. Amakuru yayo nuko tugomba kuyakira ikaza, cyane ko 23 iri kugenda ikemura bimwe mu bibazo twari dufitanye nayo, kuko iri kugenda batoratore batuzanira. Noneho rero niyo mpamvu nari nkubwiye ngo bamaze icyumweru gitaha badafashe Uvira, baba bantenguye, kuko impamvu nkeneye yuko Uvira ifatwa yindi nayo uyumve, nuko Perezida Neva w'u Burundi wohereje ingabo ze kujya kurasa M23 bakayitsemba bafatanyije na FDLR, bagamije no gutera u Rwanda. Byibura nawe hafi ye yumve amabombe, yumve umuripuko w'amabombe hafi ye, avuga ati ba bantu nari ngiye kumara noneho bari hafi yanjye ngaba baje. Ni icyo ngicyo gituma rwose n'abakurikirana ibiganiro byawe tujye tubikora, tuvuga ibintu uko biri, nibyo tuzajya dutangaza amakuru twagerageje kubona ku mbuga nkoranyambaga, zabiza M23 na AFC, ayi Burundi no muri Kongo yo ntabwo mpamya yuko tuzayabona. Ayo niba uzayabona nzayagutuma tujye tuyasangira. Tuzajya tuyabasangiza yombi, tuzajya tugerageza. Ayo nzayagutuma tujye tuganira, kuko turi kumwe mu kiganiro. Nihagira unshinje ko tubogama, nawe ugarure. Hanyuma Viateur, tugarutse muri Kongo ibiri kuvugwa, wenda tuvuye ariko n'ubundi bifitanye isano. Kuri ubu wahoze ari perezida wa Joseph Kabila Kabange, ubu inteko ishinga amategeko iri guterana isaba ko yakwamburwa ubudahangarwa kugira ngo abe yakurikiranwa gufasha M23. Igihe M23 yatangiraga, uyu Kabila niwe wari ku butegetsi. Yarayikubise. Niwe wayikubise muri 2013. None ubu biri kugaruka bivuga ko ahubwo yifatanije nawe. Wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi biriya bintu, bivuga iki cyangwa ubibona gute? Kugeza ubu ngiye nkunze kuvuga yuko Tshisekedi ahanganye n'abaringa. Ndaguhuriye rwa baringa. Hari ukuntu musirikare yabaga ari ku burinzi ninjoro, yiviriye mu bitotsi, yagira rya akabona imbere ye hari haduye, akabona ikintu gisa n'umusirikare, yagira rya akabona nacyo kigize gutya, yagira burya akabona movement arimo na haduye n'ibyo arimo, yarangiza agakubita amasasu akarasa rapid. Kandi umusirikare w'umunyabwoba yakondaga kurashisha rapid, safe yo kurasa kugira ngo urase. Iyo ufunguye ukageza hagati niho urasa rapid ni ukurekura amasasu menshi cyarimo. Singo ni kufungua mpaka mwisho, ntabwo yibuka gukira muri singo kubera ubwoba, ni rapid akarasa baringa. Noneho Tshisekedi nawe ahanganye n'abaringa. Umugabo niwe wamushyize ku butegetsi, reka mbivuge gutya, afatanyije na Colonel Nanga, kuko ko yashyize shitani ku butegetsi ari nawe uzayivanaho, kuko yari muri komisiyo y'igihugu niwe wari perezida wayo. Kandi bivugwa ko ngo Tshisekedi kujya kuri iyi manda ariho ubu ngubu bitanyuze mu mucyo. Nanga yavuze, nawe yarabyemeye. Uyu na perezida wacu yarabivuze. Perezida Paul Kagame yarabivuze ati uriya mugabo ntabwo yigeze atorwa inshuro ebyiri zose. Tujye dusubiza amaso inyuma, tujye twumva. Wenda perezida we yashoboraga kubivuga ku ruhande rwe nk'uko abibona, ariko noneho Nanga we nk'umutemwe wari muri komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko yamufashije. Dore uko byagenze, Fayulu yagombaga gutsinda amatora, yagombaga gutsinda Tshisekedi. Noneho sasa bicara ari uwa batatu, Tshisekedi, Joseph Kabila na Nanga. Nanga aramubwira ati umugabo yagutsinze byarangiye.
ariko noneho Colonel Nanga icyo yashinjaga Fayulu yaravugaga ngo ni umuhezanguni abona ashobora koreka igihugu. Nibwo yahise ashyiraho ahindura amajwi aya Fayulu ayaha Kisekedi nguko uko yamushyize ku butegetsi. Ubwo si nk'ako akundi kwirukana umugore n'ugugu nigufa byarangiye bashwanye se byarangiye bashwanye. Noneho rero sasa reka ngaruka kuri Joseph. Joseph uko yavuye muri Kongo ntago mbizi. Aho agereye muri Afrika y'Epfo ngo yaragiye kwiga. Nta gahunda nigeze numva avuga yuko agamije kwifatanya nayo mu 23. Uretse ijambo yavuze ngo igihugu cya Kongo ndabona kimeze nabi, ndashaka kujya gukemura ibibazo bya Kongo kandi nciye mu burasirazuba bwa Kongo. M23 nabo bati ni uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga kuba yanyura mu gice turimo. Nta na rimwe bigeze bavuga ngo natwe turamukeneye cyangwa nawe ngo apresize avuga ngo okay ngiye muri M23 gufatanya nayo ngo bidekarare ku mugaragaro. Nta byigeze bibaho. Ni itangazamakuru njya mbabwira ntariko se umuntu mu munyujeje Kigali mu magambo tubura n'agafoto na kamwe bashyizeho ifoto ngira ngo yarari yo kera. Hari abari bamwiteze ku muganda w'ukwezi kwashize. Nta hantu yigeze agaragara, nta hantu ifoto nimwe habe namba, ntabwo yigeze agera ku kibuga cy'indege ngo wenda bamuhe military police murinde tubone baciyeho baragiye. Kugeza ubu ngubu Kisekedi yumvise ibyo gusa nibwo yatangiye gusaba igisirikare kumuburanisha. Noneho rero sasa umushinjacyaha mukuru w'igisirikare nibwo yandikiye Sena kubera yuko nk'umukuru w'igihugu ni nawe yasize abishyizeho yuko agomba guhita yinjira muri Sena ubuzima bwe bwose. Nguko uko yandikiye rero perezida wa Sena amusaba ko baterana bagakurwaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'urukiko. Noneho rero ibyo muri Kongo birihuta. Icyo mbikundira perezida wa Sena yahise amwandikira ibaruwa ku itariki 19 ati nkwandikiye nkumenyesha ko ugomba kuza kwitaba komisiyo ya Sena ku itariki 20 saa 3 za mu gitondo mu cyumba cy'inama mpuzamahanga kugira ngo ukurweho hubahirizwa ubusabe bw'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare bwo kugukuraho ubudahangarwa uhabwa n'amategeko kugira ngo ubashe gukurikiranwa. Ibaze umwandikiye kuri 19 umutumira kuri 20 umunsi turi 22 byanze bikunze uwo munsi ntabwo yabonetse. Ubu tayari barangije kumukuraho ubudahangarwa. Uyu munsi nibwo Sena buterane iraterana uyu munsi. Okay nibyo kuri 22 yego itora niba Sena yose ubwo komisiyo yagombaga kwitabo yarangije gukora raporo. Yarangije gukora raporo ishikiriza Sena. Voilà. Uyu munsi no kumutemera hitaka. Kuba bakuraho Kabila ubwo budahangarwa yahabwaga n'amategeko kuko bari Sena teri ibihebye byose bakamukuraho ubwo budahangarwa kugira ngo kwirirwa ujya kure urukiko rwa gisirikare ruhita ruterana kandi nta gindi gihano n'icurupfu nk'icyo Colonel Nanga afite nk'icyo General Macyanga afite n'abandi nawe barahita bamukatira igihano cy'urupfu. Ubyitege kandi bya Kongo Sena nimara guteranika mukuraho ubudahangarwa ntago bizarenga kuwa kabiri ataraburanisha ngo akatirwe. Namara gukatirwa rero ubwo nawe arashyirirwaho amafaranga nk'uko abandi bayashyiriweho miliyoni 5. Ubwo wenda yari perezida wenda Kisekedi arashyiraho 10 cyangwa 15 rindi ruzabibona. Noneho rero sasa niba mara kumukatira no kumushyiriraho ibyo abandi bashyiriweho ugiye kumbaza ngo harakurikiraho iki? Menya ari cyo ugiye kubaza. Yego uyu mugabo hashize igihe yicecekeye ntacyo avuga ariko hazavugira ibi umuzaba mumva ibyo azavuga. Uyu mugabo Joseph Kabila namara gukatirwa arahita dekarara yuko agiye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Tubari byo twiteka. Yego kubera iki? None nta mpamvu yo kuba mu buhungiro. Aradekarara intambara.
ntabwo rero ari ngombwa ngo yego arayidekarara yiyunga kuri M23 arashinguwe mutwe wowe ubibona ku bwanjye mbona yashinga undi mutwe iyo mitwe igahurira kuri Tshisekedi yombi ntacyo ubundi se hari imitwe ingana iki noneho rero sasa dore uburyo mbona byanamworohera icya mbere afite abarwanashyaka b'ishyaka rye ryari ku butegetsi iryo shyaka urabizi neza ko Tshisekedi mu rwego rwo kumuhonyora burundu iryo ngiryo yaribujije gukora ariko mu minsi ishize nabonye ngo basubukiye ibikorwa byabo ariko ubwo nabwo ni nk'ubwihebe uko biri kose ubwo nabo bazatangira abashyidikane noneho sasa hari igisirikare yabaye umugaba w'ingabo w'ikirenga kandi ni n'umusirikare ni general uretse ko ubujenerali bwabo nawe namubara kimwe na bakiri mwabo bari kiri mwami nako umwe wagiye kwifotoza noneho rero sasa uko biri kose hari abo yagiriye umumaro muri kiriya gisirikare biroroshye kuba yabakonvenka cyane ko Tshisekedi nabo avuga yuko ari fake nta kigenda igisirikare cye nta kigenda iyo umuntu w'umuyobozi agenda nka Therese Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajya gutangaza muri UN avuga ati igisirikare duhanganye nacyo aricyo cy'u Rwanda kiri inyuma ya M23 bafite intwaro ntari nabona handi bazi kurwana mu buryo ntari nabona handi icyo gihe ubu minimiza igisirikare cyawe noneho rero sasa kuba agiye gukatira Joseph Kabila byanze bikunze hari abasirikare nabo bakimwumva bakimubundarayo bumva ahubwo nuriya buriya mu gisirikare hari abantu batanamushaka Tshisekedi batamushaka iyo ajya kuburanisha abajenerali burya ni ugucamo ibice ingabo noneho rero sasa biroroshye kuba Joseph Kabila uko biri kose akominikana n'abari abasirikare be biroroshye kuba yaganira n'umujenerali uri Kindu kuba yaganira n'umujenerali uri Mbujimayi uri Rubumbashi uri Matadi uri Mbanzangungu uri hehe bakaba bamuha ingabo ibyo biroroshye cyane gukomveka ingabo yahoze ayobora biroroshye ntabwo ari ngombwa ngo yifatanye nayo M23 okay nayo yiyunzeho ibyo byose bikagendera hamwe ntacyo bitwaye nk'umuntu wigeze kuyirwanya burya mu gisirikare nta rwango rubamo none se South Africa bagombaga kuturasa ntibari kudusaba inzira mu gisirikare ubundi mupfa amabwiriza iyo batanze oda mu Rwanda batanga oda yo guhagarika imirwano mukanahurira ku mugezi mukavoma mugasangira mu gisirikare nta rwango rubayo bikareka iyo urwango ruba ruhari ntabwo kugeza ubu ngubu tuba dufite General Murasira ari minisitiri hano mu Rwanda ariko ubundi u Rwanda ni icyitegererezo cy'u Rwanda nuko twarwanye n'abantu twarangiza muri 94 mu mezi mu kwa 12 bagapasinga hano i Bugesera ndetse ni Butare muri Zari Rubona bakaza tukavanga mu mayuniti nayobowe na Osi wari kapiteni wabaye mu Exfar ariko nta wavugaga ngo batwigeze kurwana bashobora kuba ari bo bandashe irisasu ufite mu kaguru ibyo ntago bibaho nawe rero kuba yakwifatanya nabo buriya bifite procedure M23 ifite uburyo yabimanaginga uretse ko nge naravuze nti nubwo yakwiripotinga ni nkuko bari abajenerali bandi b'abanyekongo baza wenda we yabazanye izina riremereye yego nk'umuntu wabaye perezida ariko noneho jewe mbona no kuba yashinga icyo gisirikare byakoro tukivuga kuri icyo kintu cyo kuba Kabila yashinga igisirikare hari undi muherwe nawe hariya muri Kongo Katumbi nawe agaragaza kenshi ko ashaka kwiyamamaza ubutegetsi bukamukandamiza we ubona amaherezo ye bizabibi ayo se iyo mumbwira ubuherwe rero ntago mpamya yuko azaza ngo ashyira indege mu kirere inyanyagize ibifaranga hasi kugeza ubu ngubu iriya ntambara aho igeze ntabwo irwanywe n'ubuherwe nanone kandi M23 mpamya yuko yego amafaranga irayakeneye kuko hari ibikoresho ikeneye ariko ntabwo ari yo kugurisha muzana amafaranga dukore ibyo ngibyo mpamya yuko utabikora no ntago byajya muri uwo mujyo we ashobora kuyiyungaho akoresheje za mbaraga afite z'amafaranga akababwira ati hari ibyo ayo mafaranga ariyo ndi kugenda minimiza minimiza kubera iki dore impamvu M23
yashyizeho abayobozi aho yafashe yego yashyizeho guverineri visi guverineri n'umuyobozi w'umujyi ibaha akazi ko gushaka amafaranga aho ngaho bagomba guhembwa mu byo bakoze bazabikora bati ubuse imisoro ntitangwa muri Goma kandi narabonye barashyizeho amezi 3 badasora ntacyo ni ukugira ngo biyubake kubera yuko bariya abaturage bo muri Goma barasahuye bihagije barazengerejwe bihagije barambuwe bihagije ni uburyo bwo kugira ngo biyubake nyuma y'amezi 3 bazasora hanyuma ubuse bibwira yuko ahifite aho hose Kabila yajya gatanga ngo abarundi baze gucukura ho ntikeneye kuba yahabyaza umusaruro ese viate arwanje na muri ayo y'imisoro yinjiye kuvuga ngo umukire araje reka tumuhe icyamo ntabwo bishoboka bashobora kutamuha icyamo ahubwo we akaza aje gufatanya nabo akabaha bwa bushobozi ku bijyanye n'intwaro M23 kugeza ubu ngo birazifitiye hari izo yambuye SADC hari izo yambuye FRDC aho reka mbyene ku bijyanye n'intwaro bakeneye kugura imiti yo kuvura abasirikare bakomeye yego n'ibindi bakeneye kugura karbira yo gushyira muri za modoka yego izo mbunda nazo zizagera aho zishire kuko urugamba rurakomeje ntago amasasa ashire iyo ashize bajya kuyashaka imbere bivuze ngo we nemera ko oya winza naho umuherwe umuherwe uramwana wapi ubuherwe baba bakishe iyo urwana ufite amafaranga urapfa iyo urwana ufite amafaranga FRDC iri kuzira iyo urwana my friend nakubwiye ko narwanye intambara twajyaga tugira abasirikare akagira amahirwe akajya nk'ahantu ukabona caginze amadolari akayahambira mu gitenge akakizirika hano ukamubwira utari ko se shaho wazanye kuri ayo madolari byibura tukagura agaceri cyangwa se tukagura agakwanga tugasomeza atawya amafaranga yanjye nzayatahana mu Rwanda nduguyangwa abo ngabo ndakumenyesha yuko hari aho twabasimbukaga bamaze gupfa ntutinyuke no kuyakoraho iyo urwana ufite amafaranga urapfa kuko urajarajara umutima uri ku mafaranga nzayashyira data nzayashyira mama nzubaka inzu nzarongora neza nzagira gute urapfa umutima ntuburi ku rugamba uri ku mafaranga none rero 23 nayo ntabwo ikeneye ifaranga byinshi cyane ngo uzurunda aho ngaho wuzuza inzu ngo bumve yuko bagezeyo bafite amafaranga bafite objective amafaranga ashobora kuza akaburizamo objective wari ufite koze wari ufite ikaburiramo ntabwo rero mpamya yuko kugeza ubu ngubu M23 ikeneye bakire se buriya colonel nanga waroroshye akeneye icyo ubu ngubu kugeza ubu bakeneye ibitekerezo da bashyizeho da yego bakeneye ibitekerezo iby'amafaranga bireka amafaranga bazayashaka icyo bakeneye no gucyura abantu babo iby'amafaranga bireke ngo umuherwe nuko kwaba ari ukugurisha icyambo ntabwo ari byo RPA urugamba rusozwa muri 94 iriya Beneri ngira ngo basanzemo ibiceri 700 no guhembwa twahembwe muri 1995 mu kwezi kwa kabiri ngira ngo nibwo twabonye umushahara wa mbere imishahara y'amezi 2 icyo gihe Soruda yahembwaga 10,800 icyo gihe ariko yari menshi twahembye 19,800 tugomba guhembwa 2020 noneho umenye barakaseho niba ari APR duhembwa 19,800 ndibuka turi ahantu bita Mahoko hariya kuri commune Kanama mugenzi wanjye twari kumwe twumvise ngo umushahara waje arambaza ngo ese Viate urumva tuzahembwa ngahe ndavuga ntumva rero numvise yuko abo muri fare bahembwaga 4,800 ntariko ubwo twabatsinze menya twebwe bazadushyiriraho desa bikaba 5 nicyo namushubije none zaza tugeze kuri stade iriya umuganda niho twahembwe umushahara wa mbere twahembwaga gisection bahamagara section paratune gutyo yego ngiye kubona mbona baduhaye 19,800 amafaranga menshi cyane ku bantu bavuye mu ntambara tutaranekekaga ko tuzanahembwa twumvaga yuko uko byari bimeze muri Strago ariko bizakomeza icyo gihe nibuka ko ikintu cya mbere twaguzemo imipira yanditseho Chicago ni koboyi n'udukweto twa DH tw'udupantufure kugira ngo tujye tubasha gutawanyika noneho rero sasa RPA nta mafaranga yari ifite
kandi ayo ngayo nayo ashobora kuba yarakusanyijwe n'abacuruzi. Ndibuka nanjye turi ku Gisenyi kubera ariho twafungiye amaferi, hari banki niba ari Beseri, ntabwo uko biri kose harimo Kigali. Noneho rero sasa umuhungu witwa Gasongo areba umutamenwa ufunze, arambwira ati shavi ati unzajya ndinda umutamenwa kandi harimo ibifaranga. Nese Gasongo urakora iki? Ati giye kubomora. Gasongo arawutangira piku binaniranye shyiraho n'amasasu, ararasaye. Baje kureba urashe hariya hafi hirya y'akarere ka Rubavu, baza kureba urashe. Gasongo ati mbyumviye mu Kivu hirya ngiyo, kandi ari we warasaga. Ararasa ikintu cyamubabaje akenda kwiyahura, imbaraga zose yatakaje. Nuko yamaze gufungura umutamenwa asangamo agaceri kabiri, kamwe gafite imihiro. Urumva yuko amafaranga bari barayatwaye. Noneho rero sasa RPA ntibyayibujije kurwana, ntabwo yarwanye ivuga ngo tujye gufata Beneri. Icyari kiraje ishinga ni ukurokora abanyarwanda bicwaga, kuko Beneri iyo bene bari bayisahuye bayahunganye. Nzakubwira igihe cy'ivunjisha uko bagarutse kuyavunjisha uko byagenze. Nuko rero turacyari kure mu 23 wambwiraga umuherwe, ubwo ikibazo cy'umuherwe ngerereje iruhande rumwe. Yego. Hanyuma wenda turi kugana ku musozo w'iki kiganiro tugiranye Rugwiro Online TV. Uru rugamba AFC M23 uri kurwana muri Kongo, wambwiye uti iki cyumweru nigishira Uvira itavuyemo fashwe bazaba bantenguye. Ni kubyiteze? Yego. Biramutse bitabaye bakagutengo ntacyo byantwara, kuko jewe ibya gisirikare ndabizi. Kwataka defense bisaba kwitegura. Hari igihe twabaga dufite defense imbere mu migi twarwaniragamo, ugategereza kuko umusirikare yatarwana hari ikintu kimutegereje imbere, ubundi niyo wasaba afite. Reka tujyeyo tumenye uko birangiye, uraswe upfapfe, ukomereka komereka. Noneho sasa iyo bavuze ngo nyorosha, aho ngaho wowe ukabiriyana na harugezemo, kuko nararwanye nararashwe bihagije pe. Noneho rero sasa iyo defense yabaga itaraterwa, icyumweru kigashira ariko tuzatera Kabinda rya, kindi kigashira tuzatera Kabinda rya, kindi kigashira tuzatera Kabinda rya, ariko burya haba hategerejwe imipango. Bantengushye rero ibya gisirikare ndabizi, bategereje imipango. Nkuko nabivuze hari byinshi bigikorwa, bategereje imipango n'uburyo bazamanaginga uwo mujyi. Ariko noneho kuba Uvira itaravamo bikure kubijyanye n'imishyikirano iri kuvugwa, yaba iya Doha yaba iya Washington, ntabwo ari byo byabujije Uvira kuvamo, kubera ko kugeza ubu ngubu M23 nta hantu yigeze isinya amasezerano yo guhagarika imirwano. Niyo yashyizeho ceasefire kugira ngo itegure ibyitegura. Kandi noneho ikigaragara cyo kuba iri kohereza abantu kuri training ni ukugaragara yuko yiteguye imirwano. Kuba umugaba w'ingabo za Kongo ejo bundi yari imanukiye akagenda agahura n'uw'ingabo z'u Burundi, bagahurira muri Uvira, bagasiga batangaje imirwano, bo basize batangaje intambara. Ariho navuze nti M23 iyi bimenya ko yaje, nubwo bari mu birometero 30 bari gukora ibishoboka byose ku buryo bamushyidikana. Yego. Noneho rero sasa na nyuma yaho mu minsi birishize, uwitwa Masunzu wa Munyamurenge watsimbaraye ku butegetsi bwa Kinshasa, ubu ngubu nawe yaje Warikare. Aje Warikare mu buryo bwo kumumotiva, avuga yuko agiye kuhashinga ibirindiro, azahava ari uko Goma ayifashe. Uwo Masunzu kugeza ubu ngubu bigaragara yuko ari we wicishije General Makanika wo muri Twirwaneho, ari we wicishije uyu vice guverineri wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu nguyu niba ngo yarohereje umukobwa simbizi, ntabwo nzi uburyo byagenze, ntabwo nabikurikiranye uburyo uwo mukobwa ari we wabashije kwica vice guverineri. Uwo Makanika ageze Warikare, ubwo ni ukuvuga ngo Warikare aje gufata imitsina, yarahageze abasirikare ba Kongo abaha inka ebyiri, abagabo inka ebyiri bahita bazirya. Abahungu banjye rwose kubijyanye n'inyama ni nkako kanya bahita bazirya. Ubwo rero niba hariya bategura imirwano na hano bategura imirwano, M23 ntabwo yicaye ubusa.
nawe uko biri kose bari kwitegura. Noneho rero sasa nkavuga n'uwo nguwo Masunzu ubwo nawe ari kuza Kitsekedi aramwohereye uwo ngo azapfa nka Kirimwami byanze bikunze, kuko Kirimwami burya baramwagiserera batari ko kuri guverineri w'intara ukaba wiyicariye vayo nawe ujye kurwana. Aramanuka agiye kwifotoza ku rugamba, kandi ye mu 2023 yari muhushije inshuro ebyiri, ku nshuro ya gatatu bati ntabwo ducika. Uriya nawe rero Masunzu kugeza ubu ngubu baramurwaye, ni mwene wabo wabatengushye nkuko wabibonye wa mukobwa yavugiraga i Bukavu, ni mwene wabo wabatengushye. Noneho rero sasa aje hafi, byanze bikunze ntabwo azarenga Kisangani Masunzu atarapfa. Nibyo Viateur, reka tugushimire aha habaye mu rugo. Yego, n'ubutaha turacyari kumwe. Twibutsa abari badukurikiye ko turi kuri Juru Park. Juru Park ni ahantu hari ubusitani bugari ushobora gutegurira ubukwe, hari parking ihagije, hari amafu, hari akayaga kameze neza kuko hari ibiti bihagije cyane. Niba ushaka kuruhuka ugahunga stress za Kigali, fata umwanya uzamuke ku irebero kuri Juru Park. Niba ushaka amakuru yisumbuyeho twandikire kuri WhatsApp 0722 38 tukurangire aho Juru Park iherereye. Reka tugushimire we, twari kumwe nonaha ku Rugwiro Online TV. Dusubire ubutaha, Imana ikurinde. Dushimiye Rutagengwa Viateur, turacyari kumwe. Ibiganiro birahari uko biri kose, ibyo ndi kuvuga ejo tuzagenda twungutse ibindi tuzabiganira rero nta kibazo. Asante sana. Murakoze cyane.